Bwana Yesu asifiwe. Twongeye kubasuhuza kandi amahoro y'Imana n'ubuntu itanga bikomeze bigwire muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni David nkuko tubimenyereye. Dukomeje kubana muri ya gahunda y'ijambo ry'Imana yo kumenya no gusobanukirwa, yo kwiga ndetse no kurushaho. Umuhanga mwiza arushaho kwiga umunsi ku wundi, buruko bwije buruko bukeye arushaho kugenda haranira gushaka kugira ibyo yamenya, gushaka kugira ibyo yakwiga. Birafasha cyane 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 cyane. Rero Imana ibaho umugisha mwe mwese dukomeje kubana, mwe mwese mudahwema kutwereka ko turi kumwe, muduhamagara, mutwandikira, muza kutureba rimwe na rimwe akenshi. Mwese turabasuhuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana. Reka dushime Imana itwemereye kandi kongera kugaruka hano muri studio, yongeye kutwemera kongera kugaruka hano ku Itangiriro TV kugira ngo tuganire iby'ubwami bw'Imana, tuganire ibyo gukomera kw'Imana. Imana mu ijuru ishimwe cyane kandi Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Turagushimiye uwera wa Isiraheli, uri data, uri umurengezi. Turagushimiye cyane muri byose kuri Imana itajya ihwema kutwigaragariza no kutwereka urukundo n'ineza utugirira umunsi ku wundi. Tuguhaye ikaze, ngwino ubane natwe, ngwino ugumane natwe muri iki gika twongeye gutangira nanone dukomeje cy'ijambo ryawe. Komeze tugotesha imbaraga zawe, komeze utugotesha ubutware bwawe, komeze uduhe kurushaho kumenya no gusobanukirwa mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze uwera wa Isiraheli, mwakomeze ubane natwe ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana imujije ibaho umugisha mwe mwese tugiye kongera kubana kandi mu ijambo ry'Imana. Kuko twabivuze tuzajya dusoma muri iki gice, muri iki gice cya Matayo, ibice byaho 6. Nicyo gice tuzatindaho kugeza turangije iki cyigisho cyacu kivuga ngo gusenga niki. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka none kandi dusome hano muri Matayo ibice byaho 6, dusome duhereye ku murongo waho wa 9. Haravuze ngo nuko musenga mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Rero ubwo duherutse kuganira, twaganiriye ku nkingi ya 3. Inkingi ya 3 yavuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Iyo niyo nkingi twaganiriye ubwo duheruka kuganira, kandi twabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwe mwese twabanye, mwe mwese mwakomeje kudukurikira. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Noneho kuri uyu munsi kandi tugiye kuganira kucyo dusaba tugeze ku nshuro ya 4. Ubwo turacyari muri rya sengesho tumaze gusoma hano muri Matayo ibice 6. Iryo ryo sengesho turimo. Ubwo turimo turasobanura igice ku kindi, uko tugenda tuva ku gice kimwe tujya ku kindi, tuvuga ati: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ibyo byose turi kugenda tubisobanura kimwe ku kindi, tugenda dusobanura buri ngingo yose. Rero uyu munsi wa none turaganira ku gice cya 4 cyangwa ku kika cya 4 cy'isengesho ryacu. Imana mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Turasoma turasobanura igika kivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Icyo nicyo gika uyu munsi tugiye kuganiraho. Bisobanuye iki? Tuba dusaba impano y'Imana itangira ubuntu ngo duhabwe umugabane mwiza. Ako kantu wakumvise? Yesu aguha umugisha wowe ukazirikanye, wowe ukumvise cyane. Tuba
tuba dusaba impano y'Imana itangira ubuntu, ntabwo ari impano, nta kiguzi Imana igusaba. Imana iramutse igusabye ikiguzi cy'ibyo igukorera, Imana iramutse igusabye ikiguzi cy'umwuka uhumeka, Imana igusabye ikiguzi cy'imyaka umaze, ntacyo wabona wayihereza. Iyo ni impano iduhera ubuntu bwayo, iyo ni impano Imana ijya iduhera ikayiduhera ubuntu. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Impano itanga mu by'ubu buzima tukanezererwa imigisha yose yayo, imigisha yayo yose hamwe. Nimba ari ikintu kijya kitunezeza, nimba ari ikintu kishimishije, nimba ari ikintu kinejeje, ni imigisha y'Imana igitanga. Nimba ari ikintu kishimishije cyane, ni imigisha y'Imana. Umuririmbyi yararimbye ngo imigisha yose yo mu gakiza k'Imana ati twarayihawe kubw'ubuntu. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo arangije aravuga ngo ubugingo bwiza ngo nahisemo n'ubu ni ugukorera umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kubaho ni Kristo, aravuga ngo kandi gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Imana ishimwe cyane. Buriya kimwe mu bintu, mu mpano Imana yaduhaye ikayiduhera ubuntu, impano nziza, impano idasanzwe, impano dukwiye kubungabunga, impano dukwiye guhereza agaciro, ni impano y'ubugingo buhoraho. Impano y'ubugingo ni impano Kristo yaduhaye, impano y'agakiza, impano y'agakiza, guhabwa agakiza ku buntu. Agakiza wakagura iki? Agakiza wakagura iki? Buriya nimba ari abantu babaho nabi, babaho mu buzima bubi, babaho mu buzima butarimo umunezero, n'abantu batarakira Yesu, n'abantu batarakira agakiza, n'abantu batarakira ubuntu bw'agakiza. Umuntu utarakira agakiza, uwo muntu abayeho nabi, uwo muntu abayeho mu mubabaro. Akenshi twibibwira ko banezerewe, ariko nta munezero uri mu byaha, nta munezero uri mu byaha habe na mukeya. Ariko umuntu uri mu gakiza, umuntu wakiriye ubu buntu, umuntu wakiriye impano y'agakiza, umuntu wakijijwe, umuntu wabyawe bwa kabiri akabyarwa n'amazi ndetse na Mwuka Wera, uyu muntu afite amahirwe akomeye, uyu muntu afite umunezero. Uyu muntu ni umuntu ukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umuntu ukomeye cyane 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 cyane. Rero mu bihe byawe byo gusenga, muri ibyo aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu, aravuga ngo ngajya agera kure cyane, agatambuka n'inyenyeri. Rero iyo turi gusenga twizeye Imana, iyo turi gusenga twizeye Imana, amasengesho yacu ajya atumbagira. Nta sengesho rijya riba umunyagara iyo wizeye. Igihe cyose usenze wizeye, Imana irakumva kandi Imana ikakumvira. Imana ikora icyo uyisabye kandi Imana ibikorera kwiyubahisha. Imana ishimwe cyane. Nta muntu wakoreye Imana ujya wikorera amaboko. Dawidi yarabivuze neza, avuga ngo ndatangaye cyane, ngo ndinzemo umusaza, ngo ivi zanjye zibaye uruyenzi, ngo ntabwo ndabona umukiranutsi waretswe, ngo ntabwo ndabona n'urubyaro rwe rusabiriza. Kubera iki? Iyo wasenze Imana, iyo uri mu bihe byiza, iyo uri gukorera Imana, iyo uri mu bihe byo gusenga Imana, uba mu bintu by'Imana, uba mu murimo w'Imana, nayo ikaba mu mirimo yawe. Ujya gukorera Imana, nayo ikaza kugukorera. Bivuze ngo Imana uyikorera, nayo igukorera. Bivuze ngo Imana iyo uri mu byayo, nayo iba mu byawe. Iyo urimo urashyira imbaraga nyinshi mu byayo, nayo ishyira imbaraga nyinshi mu byawe. Niyo mpamvu tudaseba, niyo mpamvu tutandagara, niyo mpamvu tutamera nk'abandi bose. Si uko tutahura n'ibibazo. Iyo wakijijwe urageragezwa, iyo wakijijwe uhura n'ibikomeye byinshi. Yobu yari umugaragu w'Imana, wakoreye Imana, wubaha Imana, wari warahaha iby'isi ntabwo yabitindagaho cyane, niyo yabirebaga. Pawulo yaravuze ngo kubw'ubuntu bw'Imana, we yarebaga iby'isi,
bitewe n'urukundo yabikundaga mbere yo kwakira agakiza, ariko amaze kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza we atangira kubireba nk'ibibambwe. Yajya bireba ntabihe umwanya, yajya bireba ntibimukurure, ahubwo agakururwa n'ineza y'Imana, ahubwo agakururwa n'urukundo rwa Kristo. Iyo uri mu bihe bidasanzwe by'Imana, iyo uri mu bihe bidasanzwe by'amasengesho, iyo wamaze kwikonekita na Kristo, iyo wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwubaha ukamukunda, Yesu Kristo akora iki? Aguha urukundo rudasanzwe. Utangira gukururwa n'urukundo rwe, utangira gukururwa n'iby'ijuru, utangira gukururwa n'umunezero w'ijuru kuruta uko wakururwa n'iby'isi. Yego, si uko tutabirimo, si uko tutabibamo, ntabwo tuzakirizwa mu ijuru, ahubwo tuzakirizwa hano mu isi, tujye mu ijuru guhabwa ingororano zo kuba mu mudendezo udasanzwe. Niyo mpamvu turi hano ku isi dukwiye gutunganya inzira zacu tugakiranuka, mu masengesho yacu tugakiranuka, mu gusaba Imana mu byo tuyisaba tugakiranuka, no mu kuyikorera tugakiranuka, aho dutuye tugakiranuka, tugakiranuka batureba, tugakiranuka batanatureba. Imana ishimwe cyane. Ntabwo agakiza kacu kava mu by'Imana idukorera, ahubwo agakiza kacu twagakuye mu rukundo Kristo yadukunze, mu rukundo Kristo yadukunze. Kubera iki? Akenshi abantu bashaka gutegera Kristo mu bifatika, mu bintu runaka, ngo nakora ibi ngibi ngo nibwo azaba yitwa Imana. Ntabwo Kristo ahindurwa Imana, ntabwo Kristo aba Kristo kubw'ibyo yagukoreye, ahubwo Kristo ni Kristo kuko ari Kristo. Ni Kristo, ni umunyembaraga, yagize neza kuba yaraducunguye akaduha agakiza ku buntu. Ibyo byonyine ni ikintu gikomeye cyane yakoze mu buzima bwacu. Rero Imana yo mu ijuru ikwambika imbaraga, yongera imanukire muri wowe, kuko Kristo ukora ni kubivuga, ntabwo ahindurwa Kristo kubw'ibyo yakoze, kandi yabikora atabikora azahora yitwa Imana, yabikora atabikora azahora yitwa Imana. Imana ishimwe cyane. Ejo turi kuganira, nzabaganiriza, cyangwa reka tuharebe, reka tuhasome mu Bafilipi, ibice bine. Reka dusome umurongo waho wa cumi. Reka dusome umurongo waho wa 12. Icyo nari nshatse kuvuga ngo dukwiye gukorera Imana dufite tudafite, kuko Kristo ntabwo agaragarira mu byo dufite, ahubwo Kristo agaragarira mu mbuto, mu bikorwa byacu turimo turakora, mu bantu, mu mbuto twerera abantu. Aho niho Kristo agaragarira muri twebwe. Reka dusome mu Bafilipi ibice 4 umurongo waho wa 12. Haravuze ngo nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Umurongo wa 13 arangije aza bivuga neza ngo mushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Wowe imbaraga uzikura he? Imbaraga uzikura mu bapfumu? Imbaraga uzikura mu barangi? Imbaraga uzikura hehe? Aho ndi wibwira ko ibyo ufite bituruka mu mbaraga zawe? Aho ndi wibwira ko intambwe umaze gutera yaturutse mu mbaraga zawe? Ndakubwiza ukuri yuko aho wagera hose, n'uburi we wese, waba ukomeye waba woroheje, uri we wese ni Kristo, ni Imana yakugize. Ntabwo wahageze kubw'icyo washatse wowe ubwawe, ahubwo uri icyo kuko Kristo yashatse kuba uwo nguwo. Niwajya mu bapfumu
genda ubahereze. Baravuga ngo abanyarwanda baravuze ngo bakunda guca imigani itangaje cyane, baravuze ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Iyo wabaye umupfu abapfumu barya ibyawe, iyo wabaye umupfu nyine ibyawe biribwa n'abahisi n'abagenzi. Ariko iyo uri umuhanga, iyo uri umunyabwenge, umenya neza ko umupfumu kuba ariho ni Kristo, kuba ariho ni imbaraga z'Imana nizo zimubeshejeho. Rimwe na rimwe hari n'igihe uzajyayo usange hari ibyo ujyanye ku mupfumu, narangiza kubwire ngo nimujye gushaka wa mugabo ngo utuye ngahera, ngo wa mugabo wa wundi abarokore bazabasenga, ngo uwo mugabo ngo niwe wagira ibyo agukorera, ngo niwe wabasha gukuraho ibi byose. Rero ntabwo wari ukwiye gukura amaso yawe ku bindi byose, amaso yawe ukayahanga Kristo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Rero uyu munsi twaganiriye kuri iyo nshingi ya kane, tuvuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, dusaba impano y'Imana itangira ubuntu, ngo iyo ngiyo aba ari ikomeza igaze muri twebwe. Iyo mpano y'Imana igitangira ubuntu aba ari ikomeza kuganza mu mutima wawe. Reka rero Imana uyu munsi ikore icyayo, reka uyu munsi Imana ikore ikintu gifatika muri wowe. Yemerere, yiha uburenganzira, izikore muri wowe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yakwizerwa, uri Imana yakwiringirwa, uri umwami w'abami. Shimwa kandi uhimbazwe kubera ko uri umwami mwiza. Uyu munsi twari turi kuganira ku gika cya kane, tuvuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tureba kuri izi mbano ugitangira ubuntu, tureba kuri ibi byose. Wera wa Isiraheli, sengera umuntu wese wumvishira ijambo, kugira ngo ugire ibyo umukorera, kugira ugire ibyo umuremera, kugira ngo umukorere igifatika, kandi iyi mpano utangira ubuntu igera ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Uwera wa Isiraheli, ngaho bana na buri wese, ngaho gumana na buri wese mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko uri umwami mwiza. Urakoze Uwera wa Isiraheli, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.